watangira ubwira abanyarwanda bagukurikiye amazina yawe? Amazina yanjye nk'uko mubibona nashaje, nabaye Muzehe Sakwekwe, nkaba mbarizwa muri groupe yitwa Rwamagana Films. Tukaba twaje ahangaha mu bukangurambaga mu kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside ndetse no gukumira ubwandu bushya bw'agakoko ka virusi itera sida. Uratubwira ko ahangaha uko biri kose ni mu buryo bw'ubukangurambaga ku bijyanye no kwirinda amacakubiri ndetse n'ingengabitekerezo ya jenoside. Uratubwira nanone kandi ku bijyanye na virusi y'ubwandu bushya bwa sida. Ese wowe iyo bavuze virusi itera sida wumva iki? Iyo bavuze virusi itera sida numva icyorezo nyine kikugeraho ubuzima bugahinduka, ariko icyo numva ngiye bayivuze uko babanshishikariza kuyirinda, numva kwirinda ahubwo nkavuga nti iyo virusi nayirindane, kumva nyine ari virusi ari umugera nayirindane. Kuyirinda niba byabaye ngombwa ko binanira kwifata nkoresha agakingirizo. Hari abantu bajya mu munyenga kuko nasinze, ariko abahanga babona SMS natangaga message yuko nyine umuntu ashobora kuba ari umusinzi ntagire ibintu yitaho, ukaba mu buzima utazi ukuntu uhagaze. Ku bantu barebye ubuzima bwanjye, nanjye ubwanjye nari mfitaga kuko nabanaga n'ubwandu bwa sida, ariko n'umwana wanjye aza kubuvukana. None amaze kubuvukana abwanduza undi musore nawe, ndetse n'uwo mwana kubera kutamuba hafi nibera mu nzoga bamutera inda arabyara. Byarangiye rero ngiye bantaye mu munigo n'uwo musore nawe, kuko umwana wanjye ataruzuza imyaka, nawe bajya kumuraza mu nzu itariye, nawe arafunzwe. Ubu ngubu tuvugana ntarafungurwa. Ni iyihe nama rero wagira ababyeyi bafite abana cyangwa se ababyeyi bafite virusi itera sida ku bijyanye n'inama wabagira ku bana babo? Ababyeyi bafite ubwandu bw'agakoko gatera sida, icyo bakwiye kumenya nuko bagomba gukurikirana ubuzima bwabo. Nanone uretse no gukurikirana ubuzima bwabo, bagomba gufatira imiti ku gihe. Ikindi kandi bagomba kurinda ababo mu gihe ari ababyeyi bifuza kubyara hagati yabo, kuko baba barabyumvikanye n'ibintu bagomba kumvikana, bakavuga ngo kuko tubana dufite ubwo icyo kibazo cya sida, ariko noneho mu buryo bwo kukirinda, kuko twe kukirinda byaranze, ahubwo dukwiye kukirinda ugiye kuvuka urwo rusoro azavuka ari muzima, kuko birashoboka iyo wamukurikiranye nk'umubyeyi hakiri kare. Dufite filime rero, ni filime nziza cyane, ni filime irimo urukundo, irimo ubuzima bwose abantu bagenda babona ku isi, irimo amaganya, urukundo, intambara n'ibindi bigiye bitandukanye, ubuzima busanzwe bw'abantu bakomeye bw'aboroheje, ariko izina ryayo yitwa Umutagatifu w'Ikuzimu. Haramutse habaye hari umuntu ifuza gutera inkunga iyo filime, kuko ni filime iri gutegurwa, izatwara capital ndende, director manager wacu nyine iba yamuhenze cyane, ariko ushobora kuvuga uti iyi timu ya Buganza ya Rwamagana Films, kuko iyi filime izagica kuri YouTube channel yitwa Buganza TV cyangwa se F1 Rwa TV. Ahangaha rero uramutse uvuga uti noneho ndashaka kubatera inkunga cyangwa se ndashaka kubajoininga, ndashaka kubiyungaho, wareba muri description cyangwa se munsi y'ikiganiro kuri Buganza TV, kuri YouTube channel yitwa Buganza TV, urasanga nomero za director manager, yagushyira muri fan club cyangwa se akagushyira n'ahandi hantu wifuza kuba uri nk'umuterankunga. Murakoze. Hari ikindi? Namazina yanjye nitwa Umutesi Jeannette, ndi hano mu rwego rw'ubukangurambaga bwo kurwanya icyorezo cya sida ndetse no kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside n'amacakubiri. Na ikintu cyatumye ntinyuka kugira ngo nkine teatre nuko nsanzwe n'ubundi nkina filime. Inama nagira ababyeyi kuri ubukangurambaga bwo kwirinda ingengabitekerezo ya jenoside ni ukwicaza abana babo bakabaganiriza, bakababuza ibintu by'amacakubiri, bakabigisha ko umunyarwanda wese ari umunyarwanda, nta muhutu, nta mutwa, nta mututsi. Igikorwa kiri imbere hafi ahangaha turimo turategura filime irimo inyigisho nyinshi ku buryo butandukanye mu buzima busanzwe. Iyo filime muzayikunda cyane, iraryoshye, yitwa Umutagatifu w'Ikuzimu.
ndabashishikariza ko mwazayireba umunsi twayisohoye tuzabamenyesha, muzadukurikire cyane mukore subscribe. Impamvu ndi hano turi group nka Rwamagana Films, hano tukaba twaje guperforminga mu mwanya w'ubukangurambaga turwanye sida, turwanye amacakubiri mu baturage kuko ni ibintu byeze, ubusambanyi ni ibintu byeze mu gihugu, ariko turi hano kugira ngo tubirwanye. Nka Rwamagana Films twaje hano mu kugira ngo dukangurire urubyiruko tubinyujije muri filime nyarwanda kandi mbwirwaruhame. Nge role nakinnye ni role ifasha urubyiruko mu kumenya ko hari inzego z'umutekano muri izo ngeso mbi bajyamo, bagomba kumenya ko hari n'ababahana, bakaba babafunga, babagira inama. Ibyo byose nk'umupolisi wakinnyemo hariya ni ukugira inama yakanguka namuhana. Aho byananiranye turabikemura nta kibazo. Rwamagana Films dufite target imbere nziza ku banyarwanda. Nge ikintu nabwira abanyarwanda nuko batuza, dufite ibihangano byinshi biri imbere. Hari filime dufite kubashyirira hanze, Umutagatifu w'Ikuzimu. Iyo filime muyitege banyarwanda. Ndagira ngo Rwamagana Films kuri Buganza TV mwese, filime tugiye gukina irimo ibintu byinshi, irimo inyigisho, irimo amasomo, irimo agahinda, byose birimo. Impamvu turi aha ngaha turi mu bukangurambaga bugamije kurwanya ubwandu bushya bwa virusi itera sida. Icya kabiri, turimo mu bukangurambaga bugamije kwirinda gukwirakwiza cyangwa kugira amacakubiri no gupfobya no guhakana jenoside. Nibyo tugamije kugira ngo abantu babikure mu mitwe yabo, babikure mu ntekerezo zabo, bareke kubijyamo no kubiha agaciro no kubyumva, kugira ngo bitazadusenyera u Rwanda rwacu rw'amahoro. Ni ukuvuga ngo ahantu hose bishoboka ko nahanyura nigisha sosiyete, nigisha uburyo bwo guhinduka, nigisha abantu uburyo barushaho kuba beza. Uburyo bwose nabukoresha nkagira umugisha, bakabyumva bakabikurikirana, bikabahindura, bikaduhesha kubaka itorero ryiza ndetse n'igihugu cyiza kizira indwara z'ibyorezo kandi kizira ibyaha bya hato na hato. Kandi n'undi wese watekerezaga yuko bitaba ari byiza ave muri iyo shusho cyangwa ntabirebere muri iyo shusho, ahubwo nawe agira ahandi anyura kugira ngo dukomeze dushishikarize abantu gukora ibyiza. Ubutumwa natanga mwese mukurikiranye Buganza TV, mukurikirana sinema nyarwanda, nimudukurikire, mubane natwe, mudushyigikire, turusheho gutanga message nzima zubaka sosiyete tubayemo, zubaka urubyiruko rwanyu ndetse rwacu, zubaka imiryango yacu, ingo zacu, zubaka igihugu cyacu. Wadutera inkunga y'ibitekerezo, wadutera inkunga y'amafaranga, uje kutureba cyangwa kudusura i Rwamagana ku kigo cy'urubyiruko Rwamagana Yego Center, cyangwa ugahamagara nimero iri muri description aho ngaho munsi y'ikiganiro. Nk'uko mbivuze, nitwa Bibi Kiss, niyo mazina abantu bakunze kumenyaho. Turi mu bukangurambaga bwo kurwanya ubwandu bushya bwa virusi itera sida, ndetse no kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside n'ubusinzi bukabije n'ibiyobyabwenge n'ibindi. Numva ari uko bimeze. Murakoze. Nari nturutse i Rwamagana ku kigo cyitwa Yego Center. Naje nturuka mu itsinda ryitwa Rwamagana Films. Usanga abajene nyine kuri ubu ngubu ntago bakirinda, byaranze kabisa. Urebye imibonano mpuzabitsina ifite imbaraga cyane, hari ikibazo gikomeye cyane, birakomeye. Tugomba gushyiramo imbaraga tukababwiriza nyine, ariko n'ubukinyirizo nyine bakabubona hafi, tugakumira ubwandu bushya bwa virusi itera sida. Bitabaye ibyo ngibyo birakomeye cyane, ejo wasanga abajene barangiye. Niye nama wagira urubyiruko muri rusange? Inama nabagira iyikomeye no kwirinda nyine bakifata,
ariko uwo binaniye agakoresha agakingirizo. Gusa kwifata nicyo gikomeye cyane. Nuko imbere hano dufite filime tugiye gukina yitwa Umutagatifu w'Ikuzimu. Ndabashishikariza kuzayireba, harimo message irenze ikomeye cyane. Ikindi nababwira bajene munkurikiye murimo kundeba ndetse n'abandi mwese mundeba, mugomba kwifata byakwanga mugakoresha agakingirizo. Ikindi mukirinda ingengabitekerezo ya jenoside, kuko jenoside yatugejeje ahantu habi cyane, namwe murabizi. Mukirinda n'ibiyobyabwenge, kuko ibiyobyabwenge bitumariye abajene. Ikindi tukitabira umurimo, ubundi tugatera imbere twese hamwe. Murakoze. Ibintu byari byiza, hari abantu bashimishije, abahanzi, hari abantu bagiye batandukanye, abayobozi batuganirije nyine ku bintu bijyanye no kwirinda virusi itera sida, ubwandu bushya nyine bwaje no kwirinda ingengabitekerezo ya jenoside. Urumva ko ari ibintu byari bishimishije. Ntabwo ari ubwa mbere, gusa ntabwo ari ubwa mbere nari ntinnye, gusa ni ubwa mbere nagerageje gukina hariho kamera, gusa ntabwo ari ubwa mbere. Umva ndacyari kuza, banyitege, bafite ibintu byiza byinshi na bagenzi banjye, dufatanyije tuzabagezaho ibintu byiza kandi byinshi. Ikintu nababwira cyo ni ukwitinyuka. Tinyuka, urashoboye. Niba wiyumvamo ikintu ntutinye ngo nuko wenda mugenzi wawe atagikora ngo baguseka ngiki, ahubwo wowe utinyuke ukora ibintu byawe kandi nyine wigendeho, kuko niwe bifitiye inyungu. Niwe abantu bareba, ntabwo bareba mugenzi wawe. Icyo nababwira rero ni ukwitinyuka, bagatinyuka kuvugira mu ruhame kuko ari byiza.